imbaraga z'ubugingo. Umwami Yesu nashimwe cyane. Imana ibampera imigisha myinshi. Nitwa Mukandengo Laurence nk'uko usanzwe mbibabwira. Reka dusenge Imana hanyuma dusome ijambo ry'Imana. Umwami Imana abampera umugisha. Mana Data wa twese, ubwami bwawe nibuze, icyo ushaka kibeho mu isi nk'uko kibaho mu ijuru. Mu izina rya Yesu Kristo ufite ubutware n'ubushobozi bwinshi, witwa Imana ihoraho, se w'umwami wacu Yesu Kristo, Imana Data, Imana ihoraho nyir'ubutware. Izina ryawe rero niryubahwe Mwami. Imirimo yose ikoreka hano kuri iyi cano, Mana ijye iguha icyubahiro. Ushimwe kandi uhimbazwe rero, uhimbazwe imirimo ukora. Tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe, adufashwe n'umwuka wera. Buri wese uzumvira ijambo Mwami azabona impinduka nziza mu buzima bw'umwuka no mu buzima busanzwe, kuko ijambo ryawe niryo rigira icyo rirema rikanagikomeza, kandi ijambo ryawe niryo bumana bwacu. Izina ryawe niryubahwe Mwami, niryo bumana bwawe. Reka rero wubahiriza izina ry'umwana wawe Yesu Kristo, maze umwuka wera w'Imana abe muri twebwe agwiriye. Icyubahiro no gukomera bikomeze kuba ibyawe mu izina ryawe rya Yesu, amina. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Yobu, ibice ni 14, umurongo wa 7. Haravuga ngo, erega hariho ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera gushibuka, kandi kikajya kigira amashami y'ibitontome. Umurongo wa 8 haravuga ngo, nubwo umuzi wacyo usazira mu butaka n'igishyitsi cyacyo kigahera mu mukungugu, iyo cyumvise amazi cyongera gushibuka, kigatoha nk'igiti kikiri gito. Amen. Imana ishimwe cyane. Iri ni ijambo ryiza, ni ijambo ry'ibyiringiro n'ihumure ku muntu wari ucitse intege, ku muntu wumvaga ibyo byararangiye, ku muntu wabonaga ko agoswe n'ibimukuramo ibyiringiro. Ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo erega haracyariho ibyiringiro, haracyariho ibyiringiro yuko igiti cyatemwe cyongera gushibuka. Ibyagutemye ni byinshi, ibyantemye ni byinshi, ibitemye iki giti ni byinshi. Hari igihe igiti kiba kiri hafi no ku nzira y'abahisi n'abagenzi, ushaka kwihanaguriza akaza akihanaguriza kuri icyo giti, ushaka kucyegamira akacyegamira, akegamira, ushaka kucyicarira akacyicarira. Mbese iki giti gihura n'ibigeragezo bikomeye, kigahura ndetse n'abashenyi bashakaho inkwi bakaza bakagikokora, ndetse hari n'abagitema bakagitema rwose kugira ngo bajye kugikoresha icyo bashaka. Ariko kandi n'iki giti nacyo kijya kivamo iby'umumaro, kikavamo ibifite umumaro. Rero iki giti kiba gifite ingorane nyinshi. Iyo kigeze igihe cyeze kiba gifite ingorane nyinshi. Hanyuma Imana ni ukuri, ni umubyeyi. Iravuga ngo iki giti rero kiza gutemwa, cyangwa se hari igihe cyatemwe kikarangira, ibyiringiro byo kongera kubaho cyangwa kwera imbuto bikabura. Iki giti rero ni umuntu, iki giti ni twebwe. Bibiliya iravuga ngo ni umugore, ngo umuntu ubyarwa n'umugore arama igihe gito. Ariko muri iki gihe gitoya umuntu aramamo aba agereranwa n'iki giti. Hari ibitsikamira iki giti, hari ibikimeza bikacyiteraho bikajya binyunyuza ibyakagitunze. Mbese ni ibintu byinshi
byatuma umuntu acibwa, byatuma umuntu atemwa agasigara ari igisenzegeri, agasigara mu buryo bw'umwuka yarashizemo nta byiringiro bigihari. Rero ni ibintu bitandukanye bishobora gutuma iki giti gitemwa, ariko hari ijambo nyine rihumuriza iki giti cyangwa se rihumuriza umuntu, bavuga ngo erega haracyariho ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe ngo kibasha kongera gushibuka. Imana rero ibahe gushibuka, Imana yongere komeza imizi yanyu, gushorera rero iki gishyitsi ngo iyo gishoreye imizi ku mazi ni ugushorera, ni ukuba iki giti kigomba kuba gifite aho gihagaze. Uyu muntu agomba kuba afite aho ahagaze, agomba kuba afite aho yashoreye imizi. Umukristo rero ashorera imizi muri Kristo Yesu, kuko Kristo Yesu niwe rufatiro. Imana ishimwe cyane. Umuntu agomba kuba afite aho ahagaze, agomba kuba afite aho yashoreye imizi, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo agati katewe n'Imana cyangwa se kateretswe n'Imana ntigahungabanywa n'umuyaga. Rero ni ukuvuga ngo ibitema abantu, ibibakokora, ibibatsikamira, ibatesha agaciro ni byinshi, bishobora kuba byinshi ku mukiranutsi, ariko Uwiteka amukiza muri byose. Hanyuma rero ntukwiriye gucika intege, kuko hariho ijambo rivuga ngo haracyariho ibyiringiro. Niba waraguye, niba wari warasubiye inyuma, niba wari waravuye mu byiringirwa, mu byizerwa, haracyariho ibyiringiro. Kuva ugihumeka umwuka w'abazima haracyariho ibyiringiro. Wakongera gukora imirimo myiza nk'uko wayikoraga bwa mbere, wakongera kuba muzima, wakongera kuba umuntu Imana yishimira kandi ishaka, wakongera gukora imirimo y'ubutwari, wakongera kuba umuntu udasanzwe, wakongera kuzuka, wakongera kubaho. Imana ishimwe cyane. Haravuga ngo haracyariho ibyiringiro yuko icyo giti gitemwe kibasha kongera gushibuka kandi kikajya kigira amashami y'ibitontome, ukagira ubwiza bw'Imana, kongera gusubirana ubwiza bw'Imana, kongera kugarurwaho kugarukwaho n'impano z'Imana, kongera kugarukwaho n'abantu, kongera kugarukwaho n'ijambo ry'Imana, kongera kugaruka mu murimo w'Imana, ndetse ngo ugakora cyane, ugakora mwinshi, ugakora mugari. Umurimo ni mugari, ukabasha kugira amashami y'ibitontome, ukongera ukera imbuto, ukongera ukaba uw'umumaro. Imana ishimwe, kuko Bibiliya iravuga ngo ishami ryose ritera imbuto zaryo, ngo umwami azaricaho ngo aryanganyeho amahagi, ngo azaricaho arijugunye mu muriro. Hanyuma ngo iryera imbuto ngo azaryanganyaho amahagi yaryo, hanyuma ngo kugira ngo rirusheho kwera nyinshi. Ariko iritera imbuto ryo ngo rizagira gute? Rizacibwa, ngo amashami bazayaca ku giti, bayakure ku giti, ngo bayarundanye, hanyuma bayashyire mu muriro. Rero uyu we si uko bimeze, ahubwo ijambo ry'Imana riratubwiye ngo kandi rikongera kugira amashami y'ibitontome, ukongera ukaba uwizerwa n'abantu n'Imana, ukongera kugarurirwa icyizere, ukongera gukora umurimo w'Imana. Imana ishimwe cyane. Ni ukuvuga ngo niba waranaguye, niba wari waranasubiye inyuma, haracyariho ibyiringiro ugihumeka umwuka w'abazima. Niba wari warashoreye imizi muri Kristo Yesu, niba ugifite kumwiringira, iki gishyitsi iyo kigumye mu mukungugu biragusaba kuguma kuri Kristo Yesu, ugahora umwizeye kandi umwiragije, ukirinda kuvuga Imana nabi, ukirinda kuvuga umwana wayo nabi, ukirinda gusebya ubwami bw'Imana. Rero haracyariho ibyiringiro, nta kuri Imana itakura umuntu, upfa kuba wowe gusa warashoye imizi muri Kristo Yesu. Aho ngaho ngo cyumva amazi, ngo imizi ikurura amazi, ngo iki giti kikongera gushibuka. Iyo cyumvise amazi cyongera gushibuka, kigatoha nk'igiti kikiri gito, ukamera nkaho ukongera ukuzura amavuta y'Imana, ukongera ukagira ubwiza bw'Imana, ukongera ugakorera Imana.
aho wari waracogoye, ndakwinginze haracyariho ibyiringiro, garukiraho, umwami Yesu aracyahari, aracyagutegereje. Erega haracyariho ibyiringiro yuko igiti cyatemwa ariko kikongera gushibuka. Amen. kandi kikagira amashami y'ibitontome. Wakongera kuba umuntu w'Imana, wakongera kugaruka mu nzu y'Imana, wakongera gukora umurimo wa data hakiri ku manywa, ukongera ugasubira mu murimo wawe nta wagusimbuye, kuko wowe uri unike, uriwe imbere y'Imana, urihariye imbere y'Imana. Umumaro wawe n'uwawe ni wowe ugomba kuwumara, kuko buri wese azamara umumaro we. Rero nta muntu umara umumaro w'undi, buri muntu wese Imana yamuremye ku mugambi wayo kandi imuremera umurimo agomba kuzakora. Rero ongera ugaruke mu mwanya wari uriho. Urufatiro rwa Kristo Yesu ruracyariho, wongere ugaruke mu murimo, haracyariho ibyiringiro. Amazi arahari, Kristo Yesu arahari, tugomba kumushorera imizi, tukagira gute, akongera kutugaruka, akongera kutuzura, akongera akatubeshaho, tukongera tugashibuka, tukagira amashami y'ibitontome, ndetse tukarushaho no kwera n'imbuto. Imana yacu ishimwe cyane, Imana ibishimire, irebe uburyo mwari mwaratemwe, ibyari bibacogoje, ibyari bibaciye intege mu rugendo. Hari ibintu bishobora gutema abantu mu buryo bw'umwuka, ni ibintu bitandukanye. Umubiri wawe wagutema, isi yagutema, satani yagutema, tekinoloji iriho uyu munsi, media zagutema, ariko mu ijuru hari Imana ishobora byose. Iratubwiye ngo haracyariho ibyiringiro. Niba wumva wari waratemwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ukaba wari waracitse intege, waravuye muri ibi byizerwa, ukaba wari mu gitereko kitabaza, kitakiri muri wowe, igitereko cy'amasengesho kitakiri muri wowe, warasubiye inyuma, waracogoye se, cyangwa se wumva ibintu waranabivuyemo, nakubwira ngo haracyariho ibyiringiro. Kristo Yesu aracyamanitse amaboko, ategereje abamuhungiraho ngo abaruhure, ngo aturuhure. Yaravuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe, nimuze musange ndabaruhura. Yesu ni karuhura, kandi niwe wakongera gutuma wongera kwera imbuto nk'iza mbere, ndetse n'amashami yawe akaba ibitontome, ukongera kugira amavuta y'Imana, kongera gusa n'abana b'Imana, kongera gukora imirimo y'abana b'Imana. Rero mureke duhunge Satani, turwanye Satani, nawe azaduhunga, kuko twebwe dufite ibyiringiro. Ibyiringiro byacu ni Kristo Yesu. Amen. Niho ibyiringiro byacu, niwe byiringiro bizima, niwe byiringiro by'ukuri, niwe twiringira, niwe utaduhana mu byago no mu makuba. Ndetse n'intama iyo yazimiye ajya asiga 99 akajya kuyitarura, ngo akayisanga mu muhonongo, ngo maze akayiterura, akayomora, akayigarura mu mukumbi. Murumva rero ko umwami Yesu afite akazi kenshi ko kongera kutwuhira, tukongera kubaho, kongera kuduhembura. Imana rero ibahembuze imbaraga zayo, ibahembuze umwuka wera, ibahembuze ijambo ry'Imana. Mwongere mubeho, baho, wongere ubeho. Hari umuririmbyi waririmbye avuga ngo baho, yego baho. Imana ishimwe cyane. Mukwiriye kubaho rero, mukabaho mu buzima bw'umwuka, mukabaho mu buzima bwiza, mu buzima buhimbaza Imana, mu buzima buvuga ubwami bw'Imana, mu buzima mwumva mukunzemo Kristo Yesu. Niwe gikundiro kuri twebwe, niwe utumara inyota, niwe iyo twabuze, iyo twagize umwuma mu buryo bw'umwuka, niwe utuvomerera, niwe byiringiro byacu. Rero haracyari ibyiringiro. Kristo Yesu niwe byiringiro byacu, mureke tumwizere. Imana yo mu ijuru ibabere umugisha, yongere ibakoresha iby'ubutwari, yongere ibagarukeho, ibagarurire ubuzima, ibagarurire amagara mazima, ibahe kurama, yongere ibagarukeho, yongere ibahe igikundiro nk'icyo mwahoranye, yongere ibagarukeho, yongere ibabesheho, yongere ibahe akazi, yongere igire icyo ikora mu buzima bwanyu, kandi ikore
no mu buzima bw'umwuka, yongere igire ikikora, ijambo ryayo ribe muri mwebwe, yongere ibasure, yongere ibabatize mu mbaraga z'umwuka wera, ibahe amavuta. Niko umuririmbyi yaririmbye, aravuga ngo mpa amavuta buri mbone kwaka, mpa amavuta burinde buke. Imana rero ijye ihora ibomora, ijye ihora ibashibura, mwongere mushibuke mu izina rya Yesu, amen. Mwongere mushibuke, mube abantu Imana yemera kandi yishimira. Tuzataha mu bwami bw'Imana nta rubanza dufite, Imana yacu irahari. Naho umunyabyaha yagwa ntarambarara, iyo afite ibyiringiro by'uko umwami Yesu azamubyutsa, arabyuka akongera gukora imirimo ye nk'iya mbere. Niba wari waraciwe no kunywa inzoga, niba wari waratemwe no kunywa inzoga, warakoze ibyaha, warakoze byose, Imana yo mu ijuru irakubwira ngo haracyari ibyiringiro. Kristo Yesu aracyagutegereje ngo wongere ugaruke agukoresha imirimo y'ubutwari. Imana ishimwe. Muri beza, ndabakunda cyane. Muri beza kuko nubwo bimeze gutyo ntabwo mwavuye ku mwami Yesu. Muri beza cyane, muri beza, muri abana beza. Imana ibahe umugisha. Muri mwiza kweri. Imana ibampera umugisha mwinshi cyane. Reka rero dusenge Imana. Wari ubuze intege yongerwemo intege, wari waracogoye yongere asubizemo imbaraga. Bibiliya iravuga ngo urubingo rusatutse nta ruvuna ahubwo ararwunga. Uwo ni Kristo Yesu umwana w'Imana. Ndamukunda cyane uyu mwana w'Imana. Haleluya. Akavuga ngo kandi ngo n'urumuri rucumba nta ruzimya. Hari ukuntu umuntu ajya gutya akasa naho arimo acumba, agacumbeka, ariko Yesu yakubonyeho akotsi ko gucumba, aravuga ati haracyari ibyiringiro, ngo ntabwo rero urumuri ntabwo aruzimya, ngo ahubwo ararwatsa rukaka. Mwongere mwake, mwongere murabagirane, ubyuke urabagirane, ubyuke wihungura umukungugu. Imana iri kumwe nawe, Imana ikumfashirize, kandi Imana ikumpera iby'umutima wawe wifuza byose, kandi ikiruta byose tuzabona ubugingo, tuzigire mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Reka rero dusenge. Mana yacu, Mana igira neza, turagushimiye kuko ijambo ryawe ryumvikane mu matwi yacu. Ngo erega haracyariho ibyiringiro yuko igiti cyatemwe cyongera gushibuka, ngo iyo igishyitsi cyacyo ngo kigumye mu mukungugu, ngo kikumva amazi, ngo cyongera kugira gushibuka, ngo kikagira amashami y'ibitontome. Haleluya, haleluya. Reka utwikomezeho Kristo Yesu, ntutume tukurekura mwami. N'ubundi we waturekura twagwa, ahubwo dufate mwami, kuko umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo njye ntacyo, ngo njye ubwanjye sinamufata ngo mugundire, ngo ahubwo Yesu ni umfata. Ngwino udufate mwami, ngwino tugirire neza. Benshi ducitse intege, benshi amajwi ya Satani yabaye menshi, twaracogoye, bandi twatemwe mu buryo butandukanye, ariko uri Imana yabasha kongera kudushibura, tukongera gusubira mu murimo wawe, tukongera kuba abana b'Imana, ukatweza. Ngwino weza itorero ryawe, ngwino weza abera mu izina rya Yesu. Yo wari warasubiye inyuma, ongera umugarure mu nzira zo gukiranuka. Wari waracogoye, mwongerera intege mwami. Muririmbyi yararirimbye aravuga ngo nyongera intege Mana, mpaba wa mutsima mbone gukomeza urugendo, nanjye ngereyo. Mana dutungisha ijambo ryawe, duhembuza umwuka n'umuriro, duhembuza umwuka wawe wera. Abafite ibikomere, abatemwe n'ibikomere by'amateka, reka womore inguma za kera n'iza none n'izizaza mu izina rya Yesu Kristo. Reka mwami womore imitima, womore Yesu, weze mu bitekerezo, utunganye intekerezo z'abera, batemwe mu ntekerezo, abatemwe mu mubiri, abatemwe Yesu. Dupfa kuba tukwishingikirijeho gishyitsi cyisungwa n'amahanga yose. Reka utugirire neza gishyitsi cy'inganzamarumbo Kristo Yesu. Reka wongere mwami, utume twera imbuto
wongere utugarure mu nzu yawe, wongere utugarure mu buzima mu izina rya Yesu. Bari batemwe n'ubukene bamara ubukene, bari batemwe n'inzara bamara inzara, bari batemwe n'ibibazo n'ibigeragezo, reka ubakize irikombe ry'ibigeragezo, kuko ariho hava amashimwe mu izina rya Yesu Kristo. Ihesha icyubahiro nyir'ububasha bwose. Ngaho tugirire neza rero, uduhe agakiza kawe, tukwikomezeho Kristo Yesu, uhabwe icyubahiro. Ni mu izina ryawe ryera Yesu dusenze twizeye, amen. Umwami Yesu abahe umugisha, ndabakunda cyane. Mukore subscribe, abashyashya kuri channel Imbaraga z'Ubugingo, mukore share, comment hasi, hanyuma ubundi Yesu Kristo niwe bugingo, Imana izabampera ubugingo aho muri hose. Imana ibongerera imbaraga, kandi Imana ibabesheho, Imana yo mu ijuru ibagirire neza, ihaze kwifuza kw'imitima yanyu. Ndabakunda cyane, mugubwe neza, amaboko y'Imana abahire muri byose. Murakoze cyane.